ubwo nanjye hari genda ari umunyeshuri n'undi nawe yari umunyeshuri ubu ngubu ni umuyobozi n'abariya nabo ni amaboko yacu n'ejo hazaza nibo bazasimbura abababanjirije mu ruhando rw'ibwiriza butumwa. Rero ikindi nanone niyo bavuye hano bava hano ari abanyeshuri bize mu mashuri abenshi muri mu ishuri ritegura ababwiriza butumwa rya Institut Islamique. Rero navuga yuko ni barumuna bacu nta byacitse bihari, ariko icyo wavuze nemera kubirebana no kubashyira mu itorero ni byiza, twarabisabye kandi bizakorwa. Iyo barangije hari gahunda zizategurwa zo kujya bajya mu itorero kimwe n'abandi banyarwanda barangiza mu mashuri atandukanye, kugira ngo barusheho kumenya indangagaciro z'umuco w'igihugu cyacu, bamenye za kirazira, bamenye ibyo basabwa nk'inshingano z'umunyarwanda. Ibyo rero banamenye n'imiterere y'igihugu cyacu n'imikorere yacyo, ko ari umuntu agenda akamara nk'imyaka 10 aba mu mahanga wenda atajya abona umwanya cyane wo gukurikira ibyo mu gihugu cye, ko aba ahugiye mu masomo. Noneho yaza wenda kaza ariko ibyo yize ntabashe kubihuza rimwe na rimwe naho aje gukorera. Kandi no mwibwiriza butumwa buriya dusabwa guhuza aho ukorera n'ibyo wize mu myemerere y'idini ya Islam. Yego harimo ibidahinduka bibihora ari bimwe, ariko hari n'ibindi nanone biba birimo cyo twakwita ubworohe ku buryo ushobora kubihuza naho ugeze. Ibyo rero nibyo baba bagomba kwerekwa, ariko nanongereho ko niyo banarangije n'ubundi noneho mu rwego rubakoresha rwa Rwanda Muslim Community muri gahunda z'ibwiriza butumwa n'ubundi rubategurira amahugurwa yo kubakira, bakerekwa igihugu baje gukoreramo, bakamenya ibyacyo n'imikorere n'imiterere yacyo. Urebye muri rusange ni ibyo ngibyo tuba dufite kirango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tugete felicitation. Hanyuma ingeni twamishe musimba radio tugete. Ijambo ryawe wivugiye ukimara kuvuga avuze ko ukizibandamo harimo umwuga wa Islam. Watubwira muri make ese umwuga wa Islam bwari bwaracitse n'ibice zari bwaratatanye umwuga wa Islam washatse kuwukira? Icyambere ntabwo twavuze kubwunga, ahubwo twavuze gukomeza. Rero munakomeza ikintu kiriho, ibyo ngibyo turabizi, kandi ntabwo twavuga ngo ubumwe bufite ibintu byinshi bishobora kuba byatuma butagerwaho uko byifuzwa, ariko icyo nagira ngo nshimangiye nuko nta byacitse mu bayisilamu kuko nange mubibona hano twasenganye, murayibona imisigita abantu basengana, ariko inzira yo gukomeza kubaka ubumwe ntabwo igirangira. Ibyo rero navuga yuko mu buyobozi dufite gahunda yo gukomeza kubukomeza, burahari ariko bukeneye gukomeza, ntabwo waba waragezweho 100%. Ni nuva ariko nkuko nakivuga rero, kandi gukomeza kubaka ubumwe ntabwo bijya bihagarara. Ntabwo bijya bihagarara. Twavuga yuko ibipimo bihagaze neza, nta kibazo mu bayisilamu, nta byacitse bihari, ariko ntabwo twavuga ngo ni 100%. Ubwo rero twe turifuza ahubwo ko byaba ku kigero cyiza gishoboka kurusha uko cyari gisanzwe. Murakoze. Ubu dufite abayisilamu imaka 99. Hari 89 bagiye mu cyiciro cya mbere n'10 bagiye mu cyiciro cya kabiri. Abo rero bose bakaba bameze neza. N'ubu injoro twavuganye amasaha ya nyuma, nagira ngo nabamenyeshe yuko muri hija, mu rugendo rwa hija, urebye iminsi 2-3 uwo hirya y'ejo n'ejo hashize n'uyu munsi, buriya uyu munsi ibikorwa bya hija nyamukuru biba birangiye. Ubwo rero kugeza aka kanya bameze neza. Twavuganye n'ababashinzwe babayoboye mu rugendo, abayobozi bashyizweho na Rwanda Muslim Community, rero bameze neza kandi cyane, ndetse barabasuhuza n'abanyarwanda n'abayisilamu mu Rwanda by'umwihariko, kandi imigenzo yabajyanye cyangwa se gahunda za hija zabajyanye ziri kugenda neza. Hanyuma uko rwateguwe nk'uko twabigarutseho, ariko wenda n'incamake, ariko muri rusange hakomeje kubaho muri gahunda zihutirwa kunoza serivisi ihabwa abantu bajya imaka, natwe dukoranye n'izindi nzego zitanga iyo serivisi. Urugero Rwanda Air ni indege, ariko twarakoranye amasezerano, tunashimiye n'ubuyobozi bwa Rwanda Air. Twajyanye amasezerano y'itwa charter, no kuvuga ngo indege yahagurutse hano itwaye abahaji 89 bagiye mu cyiciro cya mbere, bagiye n'indege bavanye hano bajyanye Jeddah. N'ubwa mbere mu mateka
ubundi banyuraga Dubai, kuva hano ugera Dubai bwabyo ayo masaha arutayo kuva Kigali ujya Jeddah, kuko n'ubundi iyo ugiye Dubai unyura hejuru y'ikirere cya Maka na Jeddah na Saudi Arabia, ukongera ukagaruka ugasubira inyuma bitewe n'urugendo rw'indege uko ruteye. Ariko uyu mwaka bavuye hano bajya Jeddah, n'ubwa mbere mu mateka indege batwaye nta handi banyuze. Hanyuma nanone bajyanywe n'indege bajyanye gusa bonyine, aricyo cyitwa charter nyine. Ubwo rero no kugaruka iyo ndege izajya kubafata ya Rwanda Air ibavane nanone ku kibuga mpuzamahanga cyitwa Madina. Icyo nanone n'ubwa mbere mu mateka n'abanyarwanda bazaba bakinyuzeho bagiye muri hija. Ubwo nukuvuga ngo ubundi wenda kugira ngo mwumve ishusho, kuva iyo ntangije ibikorwa bya hija bananiwe cyane, bava mu mujyi wa Maka bakajya mu mujyi wa Madina w'intumwa y'Imana, mateka y'intumwa y'Imana Muhammad Imana ho nibigisha, aho ni ibirometero 420 bagenda na bisi. Hanyuma mu gutaha bakongera bakava aho ngaho Madina uko byari bisanzwe bakaza ku kibuga mpuzamahanga cya Jeddah, nabyo ni ibirometero birenga 400. Urugendo rwo ntushyizemo imizigo kugira ku kibuga cy'indege, ibikapu byabo kubyinjiza kugira gute, bumva bakora imirimo myinshi cyane y'imvune. Hanyuma bakongera bakava hariya bakajya Dubai, bakongera bakava Dubai bakaza i Kigali. Ibyo nibyo byari bisanzwe. Urugendo rwabafataga nk'amasaha 24 arenga, ariko ubu ngubu ni amasaha 4 gusa. Kigali Madina bazahaguruka bakaza i Kigali nta handi baguye. Iyo rero ni service idasanzwe mu by'ukuri, ariko nkuko twabivuze turifuza gukomeza kunoza birushaho no mu bihe bizaza. Ubwo ntabwo mvuze indi myiteguro wenda. Twungukiye kandi cyane ku miyoborere myiza y'igihugu cyacu. Imiyoborere myiza y'igihugu cyacu ni ubuhamya bw'umutoya n'umukuru n'umuntu wari wese, yaba uwishoboye cyane yaba uri hagati. Abayisilamu rero kimwe n'abandi banyarwanda natwe turabahamya ibyo byiza natwe byatugizeho akamaro, kubera ko imiyoborere myiza ubundi mu biranga no mu mahame y'imiyoborere myiza harimo n'ubundi kudaheza uwo ari we wese. Rero imiyoborere y'igihugu cyacu ni imiyoborere idaheza. Urugero nko kubaje ku bayisilamu by'umwihariko bimwe twabigarutseho, ariko muri rusange abayisilamu bahagaze neza nkuko twabivuze. N'ubwa mbere mu mateka y'abayisilamu twagize abayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu. Cabinet turimo, mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi, abayisilamu barimo mu ngabo, muri polisi, abikorera, abashoramari. Ni ukuvuga ngo nta uhezwa uko ari umuyisilamu. Ubundi mbere mu mateka ya mbere yo kubohora igihugu wasangaga abayisilamu bahezwa. Ibyo rero turabishimira yuko dufite imiyoborere myiza rwose. Ibyo nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byihishe, ibyo ni ibintu buri wese abona. Rero turashimira imiyoborere myiza kandi duhamya tunashimangira yuko abayisilamu mu Rwanda twanyungukiyemo byinshi, akaba ari nayo mpamvu dushimira uri ku isonga ry'iyo miyoborere ari we nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, tumusabira no ku Mana kugira ngo ikomeze imurinde imubungabungire abanyarwanda. Ateganya kuzawubyaza umusaruro cyane cyane mu gikorwa cy'Isilamu kugira ngo narwo bone bafashe mu rwego. Murakoze. Icyambere kukirebana n'ingamba tuzakoresha mu rwego rwo kubazwa inshingano no kuzibaza abandi ndetse no gukosora. Icyambere dufite nk'ingamba 3 zibanze. Ingamba ya mbere nuko tuzakurikiza amategeko kuko arahari. Amategeko Rwanda Muslim Community, amategeko anoze, hari amategeko atandukanye. Hanyuma icya kabiri ngo tuzayubahisha, ni ukuvuga ngo icyo twakwita law enforcement, kugira ngo amategeko ashyirwe mu bikorwa. Cyo ni icyambere. Icya kabiri hari guha amakuru abayisilamu kandi ku gihe ibibakorerwa. Inzira tuzanyuramo twege biroroshye ko murabizi duhura 5 ku munsi nk'abayisilamu. Ubwayo inzira y'umusigiti ni inzira abayisilamu bahura 5 ku munsi, bivuga ngo kubaha amakuru ni uburyo bworoshye. Ikindi hari inama ziteganywa mu nzego za Rwanda Muslim Community. Hari inama iteganywa y'abayisilamu buri kwezi ku musigiti, abayisilamu bawuturiye bagatanga ibyifuzo byabo, bakagezwaho uko umuryango uhagaze, bakagerwaho raporo, imitungo n'ibindi. Hanyuma ikindi hari inama ngishwa nama zitandukanye, inama nyunguranabitekerezo. Dufite nk'inama yitwa Multaka, inama ya buri mwaka ihuza abantu noneho binararibonye mu bintu bitandukanye, bakaza bakerekwa ishusho bagatanga ibitekerezo. Dufite n'inama zitandukanye. Muri rusange tuzakoresha n'itangazamakuru kugeza amakuru ku bayisilamu, ngo namwe muzadufasha nk'abanyamakuru. Rero iyo harimo icyuho cy'amakuru tuzagerageza kukiziba kandi tuzashyiramo imbaraga nyinshi. Harimo icya kabiri mu buryo bwo kubyaza umusaruro urubyiruko. Birumvikana urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi ni umubare munini w'abanyarwanda, ubwo no mu bayisilamu nuko. Ubwo rero
bisobanuye yuko dufite ingamba nyinshi, ndetse nagira ngo mbabwire yuko kugira ngo munayibone nuko no muri Rwanda Muslim Community mu nzego zawo dufitemo uhagarariye komisiyo y'urubyiruko, dufitemo ndetse n'intumwa y'urubyiruko. Reka nguhe ishusho. Ku musigiti dufite imisigiti tuvuge 500 ya ijuma. Buri musigiti urimo abantu 2 bashinzwe urubyiruko, muri musigiti muri komite, ubwo ni abantu 1000. Ubwo ongeraho mu turere 32 ubwo ni 60 no ku rwego rw'igihugu no mu ntara n'umujyi wa Kigali. Abo bantu turumva yuko rero ari umubare ushimishije uzaba abo nabari mu nzego ndi kuvuga. Ubwo urumva yuko bashobora kugira uruhare, ndetse turanemera n'igitutu cy'urubyiruko kugira ngo nyine rukoresha inzego zigire icyo zigomba gushyira mu iteganyabikorwa kugira ngo bigende neza. Ubwo rero ingamba ya mbere twabanje yuko twimakaje ko ruhagararirwa cyane. Yego, icya mbere murakoze, nagira ngo mvuge ngo ubundi umuntu yajya kuvuga ngo ibintu ngo na amafaranga y'itike ni menshi, nagira ngo ubundi itike yo kujya Imaka ibintu biyigize biba bisobanutse. Hari n'ababivuga batanabizi gusa bakumva ngo ni 6300 ukayabara ngo ni menshi ariko utazi icyo azakora. Ntekereza yuko umuntu yagombye kubanza agahera aho ngaho. Ariko abajya Imaka bo baba babizi, ubundi bivugwa n'abatajya Imaka, ariko abajya Imaka bo barabizi. Nagira ngo nababwire ngo buriya twebwe hijja, nagira mubwire ko iri byiciro, wenda nk'abanyamakuru munakimenya. Hijja iri byiciro, kiriya dukora ni icyiciro cyo hasi cyanyuma. Ibyo ndagira ngo mubyumve neza. Hijja urugero, niba tugiye muri hoteli ni nkuko ahantu hose hari ibyiciro. Urugero hano hari hoteli 5 star nyenyeri 5 murabizi, ariko umuntu ashaka kuza akajya muri hoteli y'amadolari 50 ku munsi, hakaba n'undi ujya muri hoteli y'amadolari 1000 cyangwa 2000. Ni Maka rero niko bimeze. Abavuga rero ngo amafaranga yo kujya Imaka ngo 6300 ni menshi, navuze ngo bivugwa n'abahanze, ariko abajya Imaka barabizi bitewe na service bahabwa uko ziba zimeze. Itike ari amafaranga bahabwa arimo ibintu bikurikira. Hari itike y'indege, ndetse ubwo nuko kugenda no kugaruka. Nizo ndege zikinahindurwa, bahinduranye indege, bagendaga na Rwanda Air ikabageza Jeddah, nako ikabageza Dubai, bagahindura indege bagafata indi tari na Rwanda Air. Hari izo bita za Flynas zikorera hariya Dubai Jeddah zikabajyana. Hanyuma ubwo ni itike y'indege kuya no garuka. Ikindi kirimo hari hoteli dukorera mu mijyi 2. Ni hoteli yo mu mujyi wa Maka na hoteli yo mu mujyi wa Madina. Ubwabyo iminsi 14 cyangwa se hafi iminsi 20 abahaji bamarayo. Ubu ngo abahaji bagiye tariki 6 bazagaruka tariki 25. Iminsi 19 niyo muzi by'amahoteli, ugiye kubara muri hoteli iminsi 19 wabo wishyuye amafaranga ngana. Hanyuma ibyo si ibyo gusa, harimo ubwo navuze indege iva kuri ayo mafaranga kugenda no kugaruka, ama hoteli babamo Maka na Madina. Ikindi nagira ngo mbibutse, hariya hoteli zirahenda kubera yuko hoteli murumva ni season, haba hari abantu 3 miliyoni bose bakeneye gutura. Ndetse nagira ngo nababwire kubaza iby'indege, indege bagira icyo bita high season. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo ngenda nagiye Jeddah ngo itikigura 350, ariko ntazi ko hari igihe kigera ikaburi $1000 cyangwa arenga, bitewe n'igihe wagendeye. Hijja rero kubatabizi ni high season, ko kwisi yose indege ziba zihuze ziri gutwara abantu bagiye Imaka. Icyambere bagendera rimwe bakagarukira rimwe bose muri mwisi yose. Ubwo rero abantu baba bavuga ngo amafaranga ngo ni menshi, sinzi icyo bashingiyeho. Hanyuma ikindi nagira ngo nongereho mu zindi service, harimo noneho transport za hariya. Mu byo Rwanda Muslim Community yishyura hariya, hari service zitangwa na company za hariya. Hari transport z'imodoka zigenda zibanyuranamo mu mijyi itandukanye aho bagera, hari amahema aho babaza, hari aho bajya mu mahema gucumbikamo, na amahema bafite ibyangombwa, ayo mazi, ayo mashanyarazi, iryo tumanaho, izo service z'ubuzima, baravurwa. No kuvuga ngo rero rwose icyo nababwira ahubwo nuko nababwira ngo turifuza ahubwo yuko abahaji bazamuka bakajya ku kindi cyiciro. Naho niba tuvuga ngo ayo ni menshi, nababwiye ko icyo nicyo cyiciro cyo hasi cyanyuma kitajyana ikindi kiri munsi yacu. Hari kategori enye, hari kategori enye, twebwe turi muri kategori ya 4, ubwo hari ya mbere n'iya 2 n'iya 3 tutajyamo kubera ahubwo amafaranga makeya n'ubushobozi kugira ngo abantu nibura bacibwe ayo bacibwa nakora service bakeneye muri ibyo. Rwanda Air icyo bizamarira abagiye Imaka ntabwo ari ku rwego rw'amafaranga, burya inyungu ntabwo ari amafaranga gusa, ariko ahubwo ashobora no kwiyongera ariko ukabona service nziza. Byonyine kuba bagiye amasaha 4 bakaba bageze aho bajya,
no kugaruka bakaba bakiza imvune z'imizigo, kwitwara amabisi nko nabivuze, urugendo rw'ibirometero magana ngahe, n'imvune bamaragamo Dubai, Jeddah na Dubai n'ahandi. Ubwabyo ibyo ni inyungu zikomeye cyane, ndetse iyo ngiyi iranakomeye kurusha amafaranga. Ubwo rero iyo navuga yuko nta byacitse bihari, kubera yuko abanyeshuri biga hanze muri rusange abenshi banakorana n'ubuyobozi. N'ubu nababwira nk'abiga muri Saudi Arabia bari gutanga umusanzu, bakira abahaji bakadufasha. Ntabwo navuga yuko hari ikibazo bigeze bateza. Haramutse hagaragaye umuntu umwe byaba ari imyifatire ye bwite, ariko ntabwo ari ikibazo twavuga ngo n'abanyeshuri biga hanze, ahubwo tubabonamo amaboko kuko ni barumuna bacu muri dawa, nibo bayobozi. Ubwo nanjye hari igihe nari umunyeshuri, n'undi nawe yari umunyeshuri, ubu ngubu ni umuyobozi, n'abariya nabo ni amaboko yacu, n'ejo hazaza nibo bazasimbura ababanjirije mu ruhando rw'ibwirizabutumwa. Rero ikindi nanone niyo bavuye hano, bava hano ari abanyeshuri bize mu mashuri abenshi mu ishuri ritegura ababwirizabutumwa rya Institut Islamique. Rero navuga yuko ni barumuna bacu, nta byacitse bihari. Ariko icyo wavuze nemera, kubirebana no kubashyira mu itorero ni byiza, twarabisabye kandi bizakorwa. Iyo barangije hari gahunda zizategurwa zo kujya bajya mu itorero kimwe n'abandi banyarwanda barangiza mu mashuri atandukanye, kugira ngo barusheho kumenya indangagaciro z'umuco w'igihugu cyacu, bamenye za kirazira, bamenye ibyo basabwa nk'inshingano z'umunyarwanda. Ibyo rero banamenye n'imiterere y'igihugu cyacu n'imikorere yacyo, ko ari igihe umuntu agenda akamara nk'imyaka 10 aba mu mahanga, wenda atajya abona umwanya cyane wo gukurikira ibyo mu gihugu cye, ko aba ahugiye mu masomo. Noneho yaza wenda akaza, ariko ibyo yize ntabashe kubihuza rimwe na rimwe n'aho aje gukorera. Kandi no mwibwiriza butumwa buriya dusabwa guhuza aho ukorera n'ibyo wize mu myemerere y'idini ya Islam. Yego harimo ibidahinduka bibihora ari bimwe, ariko hari n'ibindi nanone biba birimo cyo twakwita ubworohe ku buryo ushobora kubihuza naho ugeze. Ibyo rero nibyo baba bagomba kwerekwa, ariko nanongereho ko niyo banarangije n'ubundi noneho nk'urwego rubakoresha rwa Rwanda Muslim Community muri gahunda z'ibwiriza butumwa, n'ubundi rubategurira amahugurwa yo kubakira, bakerekwa igihugu baje gukoreramo, bakamenya ibyacyo n'imikorere n'imiterere yacyo. Urebye muri rusange ni ibyo ngibyo tuba dufite. N'abanyarwanda turabizi, ubumwe niryo shingiro ry'ibindi byose, niwo musingi w'ibindi byose. Rero twebwe mu migambi myiza dufite na gahunda nziza dufite, mu minsi mikeya nk'abayobozi bashya, ariko mu byo dufite byihutirwa hari kujya kwegera abayisilamu mu ntara zose, tukabasura, tugahura n'ibyiciro bitandukanye, abavuga ari kumvikana hariya, abafite ubunararibonye mu bintu bitandukanye, hanyuma tugahura n'abayisilamu bakaduha ibitekerezo ku byo babona bakorerwa bikabavamo, hanyuma tukazaheraho. Ariko kubirebana n'ubumwe, icyo ubutumwa twabaha nuko idini yacu n'ubundi duhamagarira ubumwe nk'uko byagarutsweho no mu nyigisho. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, igeze Madina mu kubaka igihugu yabanje kubaka ubumwe. Rero nk'abanyarwanda bwo dufite n'amasomo menshi kuri ibyo ngibyo, aho tugeze kubera ubumwe bwacu. Ubwo rero nahamya yuko ubumwe ni umusingi wa byose, niyo mpamvu ari cyo kiri imbere ku isonga mbere y'ibindi byose, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Icya mbere ku bantu bafite ubumuga, nagira ngo mbabwire yuko mu nzego za Rwanda Muslim Community ndabigarukaho cyane, kuko iyo umuntu ahagarariwe mu nzego agira ijambo mu gutuma n'ibindi bishoboka, kugira ngo icyo kirumvikana. Rero inzego za Rwanda Muslim Community mu byiciro bihagararirwa harimo n'abafite ubumuga. Guhera ku musigiti harimo abantu babiri, harimo umuntu umwe uhagarariye abafite ubumuga ku musigiti, ku rwego rw'akarere muri komite akaba arimo, hanyuma no ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali, no mu buyobozi bukuru dufitemo izo ntumwa zihagarariye abafite ubumuga. Ubwo rero abo bantu bahagarariye abafite ubumuga n'ubundi bazagira uruhare mu gukora ubuvugizi kuri bagenzi babo bahagarariye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kubirebana no gusenga, inyubako zubakwa n'ubundi mu mategeko y'imyubakire kugira ngo baguhe icyangombwa cyo kubaka umusigiti ubu nonaha, kereka wenda yubatswe kera, ariko nabwo tugenda twongeramo ibibafasha, ubwiherero, inzira. Ariko muri rusange murabizi ko inyubako zubakwa zigomba kuba zujuje iyo nzira igaragara. Ubwo rero tuzakomeza kongeramo imbaraga kugira ngo nabo babashe kubona serivisi. Kukirebana no kujya Imaka, hari uburyo bubiri. Uwaba afite ubushobozi, mu ndege ziba zifite uburyo buteganyijwe bw'abafite ubumuga, hanyuma muri hijaho byo biteye imbere cyane. Mu gihugu cya Saudi Arabia nk'igihugu cyakira umva miliyoni 2 zirenga buri mwaka, harimo abantu benshi baba bafite ubumuga, ndetse ubumuga bunatandukanye cyane. Ariko abo bantu bose bafite serivisi zibashinzwe. Ndetse reka ngoye nk'urugero rumwe, usanga abantu ko baragenda cyane mu bikorwa bya hija, harimo gutambagira nyine, no mutambagiro nyine niko babyita, abantu bagendesha amaguru cyane.
ariko hariya hari inzira zihariye z'abafite utugare dufasha abafite ubumuga butandukanye, ni uburyo butandukanye buteye imbere cyane bwo kubafasha. Ubwo rero ku birebana n'ubushobozi kujya impaka nyine ni kuba afite ubushobozi, ariko wenda ubuyobozi ntabwo byabuza yuko nk'uko biramutse nk'uko mubivuze n'abandi bashobora kubigaragaza, wenda ubuyobozi bugiye bugira ubushobozi nk'umwe uhagarariye abandi buri mwaka, wenda akaba yahabwa ayo mahirwe aramutse abonetse mu rwego rwo kumufasha. Ibyo nabyo twazabireba, ariko birashoboka. Ndumva nta cyananirana. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza wa Eid al-Adha. Murakoze cyane.